hari ukwezi gushize tutavuze ngo ilfo k'abantu niba barwana bagira manifesto tuti kandi manifesto c'est chose za manifeste icyo abantu nyine barwanira kiri manifesto kitari cause cause ni kimwe urumva kurwanira kubona ubwere igihugu budashidikanywaho kuva mu buhungiro n'ubukene n'iki byose kurwanya ubukene yusi isuku bashaka muri Goma ariko hari icyo bita manifesto nanone uribuka ko nakunze kuvuga ngo impamvu ngo bumva ibiganiro n'inama za benshi bitari nanjye ubwanjye wende byabya natebyaga nuko navuze ngo byagakorera mu cyo bita kongre kugira ngo bititwe bya corona nanga byitwa by'umuryango mugari uyoboka bari abantu congress urebye aho corona nanga yatangarije biriya wabonaga ari muri ngo bita ngo atelier urumva in fact ni ihuriro abantu bicayemo babwirwa ibyo ngibyo sinzi state bazacamo ko ngozitwa ngo iki nanone akagaragaza ko uwo mwihariko wa buri ruhande buri gice cy'igihugu ugomba kubahwa kuriya byagenze ubushize nabaye ngiyo nkangije gukora iki ngo n'u Rwanda muzanye uzi ko ikiranganego cy'inka mu ntekeje amategeko yako cyateje ikibazo ariko ndabizi neza ko muri federalism ntabwo central government yatwara byinshi kurusha intara yego ngiyicure sibyo kandi state zirubahana numva umuntu aharanira kuba umukongomani ngo iri ini ngitagira gute nka Yerusalemu ntabwo ari ubukunda Kongo k'ibihugu binini ngo bigorana kuyobora igihe ahanini bitameze nk'ubwo byo Corona nanga bivuga ntibikira amatiku kuko yanavuze ngo ntabwo ngo ntimugire ngo ufite ubwoba bwo kuvuga ibyo ngibyo en fait bashaka babyita balkanisation bazabyita amazina bashaka bagira gute ariko abantu bahomutse akavuga ati niba ntanga n'umusanzu niba natanga ikindi n'umwana wanjye ari muri ibi ngibi n'ikindi ariko abantu bacu barwanira ko intara zacu zagira ubwigenge bwubahana na leta nkuru buri state yanze na independence yazamo kuko nka Kinshasa ishobora kubyanga ikavuga uti bizajya biva muri Kivu bizagorana ntibahinga ntibagira gute kandi byajyaga biza biri wazi ntaki urumva I don't know ariko hari icyo twakwita nk'ubunebwe kutabyumva kimwe bamwe babumva ibintu bibangamye kugira ngo bibe amahitamo abandi nibabyanga ivuga tuko mu byanze rero mwanze ko tuba federe tugiye kuba independent kuko gihe independence nibona mu mboneza ya Muventuro yego urashaka kuruhuka no kurara heza gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment iyi ni apartment iherereye Kagugu ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara igisubizo twakibazaniye abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 43 66 76 cyangwa ugahamagara 0795 88 5755. Bakunzi bacu turabasuje omerere mu mpande zose z'isi mwebwe mukunda ibiganiro tubagezaho umunsi kundi ni kuri muri abantu b'ingenzi cyane Imana igikomeza ibahe umugisha kandi muhahe muronke. Marshali ni umuntu wacu ni umuntu wanyu ndetse nzi neza ko benshi mukunda ibitekerezo bye nkurikije ibitekerezo none mutanga muri comment section. Marshal umeze gute? Meze neza ubu ngubu. Namahoro ubu ngubu ubushize none meze neza. Jewe nukubera kayirara yitibye Imana ariko nta kintu cyo nyine uyu munsi rero ubwo umeze neza Imana ishimwe ariko nanone icyatumye mera neza ejo naganiriye no mu mudugudu wacu bita Simba yego hariya nyine Inyamirambo ariko akaba ari imvukira yiwa bakayirara yego niwe wambwiye amateka yakayirara menshi ntarinzi utaruzi nk'umusaza nabonye disi muri comment bamuza ati koko yapfuye harimo utuntu twinshi nyine ntabwo nyine narinzi ko ari nk'incike nza kumenya ko afite famille afite umumama afite ntabwo byo nari mbizi ibyo twanabigeraho yego icyo gihe rero nyine uravuga uti atriste hama namenye ko n'umukobwa we Kampala aje kumushyingura namenye mu tuntu twinshi ibyo yasanze bamushyinguye yego kuko bamushyinguye rwose kuriya ko basiramu bahita babyihutisha nabonye n'abana b'abakobwa n'abadamu shaka batajya gushyingura ni ikibazo hanyuma ikindi kintu naje kumenya tutanabitinda hariko nuko mudugudu mu kaganiro twakoze kari kuri cano yanjye yego
kuko nk'imvukira umuntu uziranye umuzi mbega na mutoya niki ariko ubuto bwavuga ko basiganwaga imyaka 6 bakuranye amuzi neza yego 3 nawe ntago ari mike yavuze ko nyine we yahamagawe akimara gupfa ni umuntu wa mbere bahamagaye ku bitaro runaka yapfiriyeho hanyuma atangira gutegura ukuntu nyine azakoresha ikiriyo n'iki byose yumvaga nyine nawe ari umuntu we ngasanga undi musaza wavuze ati ntago bishoboka ati umuhungu yari umuhungu wanjye ati kuva na muto yagera i Kigali yararanaga n'abana banjye akabiwanya akagira gute ati ningiye ugira undi ati nigiyewe uriya mugabo afite igikundiro nyine iyo tubivuga abantu bagira ngo ariko uzi umuntu kuri isi turimo reba nk'amagambo mvuga buri munsi wagira ngo ni iki urumva wagira ngo n'abandi babandi nyine bavura abizoka zarumye sibyo ntabwo twabura ibicumuro ntitwabura abo duhutaza cyangwa abaduhutaza niki isi iragoye kubona umuntu ushakisha kanunu kumva nta muntu numwe uvuga ko uwo muntu yamubangamiye yego kandi mu bastare yanatsitara ku ijambo yagira gute ibyo yarabiproteje rero ni ikintu gikomeye noneho ikindi yambwiye ko bari batangiye ko nakuye kari umushinga wo gusubira ubutare ngakubaka yo salon nziza n'iki byose ubu rero ngo bari batangiye cotisation yo kuvuga ndashaka gutaha mudugudu akansetsa ati kumba gutaha itaho urumva umutaho wa Kayirara ati yarawufitishije imbaraga ati twe twabonyemo ko ari kwitahira akava mu isi ati byo yitaga gusubira ubutare kubera ko bari batangiye kumukorera cotisation mu isi ishize yego ngo bongera amafaranga yari afite umva ukuntu nyine yitaga ku bintu ati kumbe rero kwari gusoza urugendo gutya uwo mwete wari umurimo yego ntabwo nari mbizi ibyo byo ntibari bwampamagaye wenda ngo tugende dukusanye amafaranga ariko shenge yumvaga ikintu yiyemezaga yumvaga azagikora gusubira i Butare akagira ikindi mudugudu yanyibukije n'akanyamakuru kaje kumwitirirwa muri za 80 bahitaga Kitenge abanyabutare barakazi kamushushanyaga bamwita Gitenge ariko batamwita Kayirara Gitenge rero ngo yagira gudukuryo twinshi kabaga kabaze mu mabande desine nyine yego noneho ngo baza gusanga hakenewe umuntu umeze nka sister wa Gitenge urumva yego kugira mu nkuru nyine ishushanyije noneho akagira mushiki we abantu baza kuvuga ati urandi Kayirara bashushanya kuko waraburaga niwe bashushanyaga biza gutuma rero bashikereya n'undi muntu ufasha muri iyo bande desine ariko nanone ngo biza gusa n'ibifasha izina rya mushiki we no mwenyewe urumva utabana muri ibyo bintu so urumva muri make reka turekera aho ngaho yego ntabwo nkunda kuvuga ku bantu bitabye Imana cyane ariko Kayirara naramuvuze kandi nzahora muvuga ye nkunda umuntu uri nyine uri presque perfect nkunda umuntu uri integre ni ikintu gikomeye cyane umuntu nk'uwo nguwo nyine umuntu nk'uwo nguwo aba ari umuntu mwiza cyane ntabwo twafata umwanya wo kuvuga ibintu ababi ububine bwinshi ariko n'abeza babonetse si ubwo twabona abeza bari herega ntabwo abantu bose bo kwisi ari babi Sandrine ngayo nguko rero buyemeze neza yego yemeze neza kabisa ndashima Imana ndi mu myiteguro nanjye ko wambaye se umupira wanditseho boy kandi uri umumama boy unicaranye na boy kuko ni bisanzwe n'uyu ni boy uri this one this is my boy uri yanditseho ngo service stations wagira ngo aranywesha ariko no mufite ibibazo wagira ngo umupompiste uri umupompiste wowe ayo munsi ndabazanye ariko hari nandi handitse ngo everyone harimo na love ku pantaro please love I don't know everyone please love you everyone is his own ash my nka please love yourself my nka rero ngo buri muntu wese n'ikigeragezo kuri we bwite ngo kubw'iyo mpamvu wikunde wowe wenyine ubwawe ntacyo mwese ibintu mwambaye imipira mwanditse byanditseho ntacyo byamfasha pe reka twikomereze twigire mu makuru amagambo umugabo witwa Corneille Nanga yatangaje n'amagambo wakiriye gute Marsha nta magambo yerekana ko akurikirana ibiganiro byanjye cyangwa bakabimusobanurira kubera ko se none se hari ukwezi yabwira abadukurikiye hari ukwezi gushize yababwira buretse kubabwira hari ukwezi gushize tutavuze ngo ilfo k'abantu niba barwana bagira manifesto
kandi manifesto c'est chose za manifeste icyo abantu nyine barwanira kiri manifesto kitari cause. Yego. Cause ni kimwe urumva Yego. kurwanira kubona ubwere igihugu budashidikanywaho kuva mu buhungiro n'ubukene n'iki byose kurwanya ubukene isuku bashaka muri Goma ariko hari icyo bita manifesto keti dwa manifeste ni impamvu bajya bava ngo anga unyigaragambye ngo ni manifestation urumva Yego. urimo kumva ndagukurikiye manifesto icyo urwanira icyo uharanira icyo ugira gute ntigihishwa ntabwo ari hidden ntushobora no kugihisha kujya hidinga Yego. cyo se cyambere icya kabiri gitandukanye n'izindi mpamvu mfite ku ruhande nyinshi kuko muri manifesto ushobora kugira imishinga 3 ariko irimo projet z'ubugabane wa Afrika zubakiho Afrika yose. Yego. Rero ibyubakiho Afrika yose ni byinshi ariko ntabwo uzabishyira muri manifesto. Manifesto akantu gatoya gashamikiye ibindi byinshi cyane. Yego. Nagira ngo aha tusobanure abantu batabitiranya cause root causes M23 ifise bashobora kuba barwanira ngo bazitiranye ngo n'intego kuko izo cause Rwanda zishobora kuvaho kandi izakomeza ibeho. Impunzi zataha ibyo bita karengane kavaho esprit génocidaire n'ikindi ideologie byavaho yo kandi ntago ihita ishirana nabyo ntago bivuze ngo irarangiye ariko ufite manifesto qu'est-ce que tu vas continuer nyuma yo ugiye gukomeza n'iki nyuma yuko ibyo ngibyo birangiye icyo bita manifesto nyinshi abahanga banavuga ko zidakunda guhindagurika buriya nko ku muryango wa FPR Inkotanyi urumva habagaho ingingo ngira ngo hajya zari 8 ni cyangwa zari ziringo uziza kuba 8 kimwe muri ibyo ngibyo bavuga ko struggle zose zabaye muri manifesto nta kintu kigiye gihinduka mu bugirwanira. Yego. Ntabwo rero ifite manifesto ntabwo zihungabanywa n'imiyaga uzihamaho nicyo kiba wariyemeje ukabirwanira ukabiharanira ukuyobotse uwo mubanye uwo mutabanye akamenya Sandrine aragana he niba ajya Nyabugogo yanyura Ruyenzi yanyura ariko manifesto ya Sandrine ni Nyabugogo aho kunyura whichever the way ari bunyuremo urumva. Yego. So no kuvuga iki rero no kuvuga ngo bwa mbere mu mateka nge niko mu buryo kuko konenanga ni umukuru wari yashyira ku huriro rya FCM 23 twirwaneho numvise mwijwi rye urumva abwira abantu ngo option icyo yise option bafite nk'abarwanye no gufata cyitwa Republika ya Demokarasi ya Congo sibyo kikaba Republique Fédérale du Congo izina ryahindutse Zaire DRC urumva. Yego. Na icyo nabihirye mu cyongereza bane ni RFC urumva niba ariko ntabyita simbizi Republic Federal Republic I don't know of Congo cyangwa se wabihinda uko byumva en fait wenda murimo kujya nk'impaka n'umuntu icyagutsinda kuri iyi sije tugezeho ni iki ngiki kuvuga ngo maybe ibintu ni gahoro nanone uribuka ko nakunze kuvuga ngo impamvu ngo bumva ibiganiro n'inama za benshi bitari nanjye ubwanjye wenda byabya natebyaga nuko navuze ngo byagakorera mu cyo bita kongre kugira ngo bititwe bya corona nga byitwa by'umuryango mugari uyoboka bari abantu kongre nyine ihuriro rusange ariko nabwo burya iyo ureba amagambo cyangwa ingingo nk'izi zikomeye ureba umuntu yazivugiye. Yego. Urebye aho corona nga yatangarije biriya wabonaga ari muri ngo bita ngo atelier urumva in fact ni ihuriro abantu bicayemo babwirwa ibyo ngibyo ntabwo yagiye muri press conference siko yarari urumva ntabwo yagiye kuri Twitter ngo bitanga nk'igitekerezo yabibwiraga abantu bashyizwe hamwe kugira ngo babwirwe ibyo ngibyo iyo image yo kubibwira imbaga wahuje ni nziza ishobora kutitwa kongre ishobora kutitwa conseil ishobora kutitwa whatever ariko nayo ni image yo kubwira abantu bahuje ibitekerezo byinshi wahurije hamwe kugira ngo babwire iryo jambo. Noneho yongeraho ikindi ati tugamije kugira ngo Congo igire amastate atandukanye yigenga urumva ati kita rusange twese n'abakongo turabakongomana ariko nanone ati imiterere n'imibereho n'ibitekerezo bya buri muntu muri façon individuelle wenda umuntu yavuze se umuntu konena nga na entité nini cyane hibura umunyakivu
niba uri umunyakasayi sinzi state bazacamo ngo zitwa ngo iki. Nanone akagaragaza ko uwo mwihariko wa buri ruhande buri gice cy'igihugu ugomba kubahwa. Seriously niba umuntu w'imasisi kumukorera ku nka birindwa, niba uyikishasa arya fromage ivuye Masisi, yego byaba byiza iyo fromage yubashywe, izo nka zubashywe, zajya mu kirangantego igihe bafite igihugu kimwe ari leta federale, zajya mu nteko ishinga amategeko wenda ari nk'uko byagenze ubushize, nabavuga ngo iyo nka ngije gukora iki ngo n'u Rwanda muzanye, uzi ko ikirangantego cy'inka mu nteko ishinga amategeko ya Kongo cyateje ikibazo. yego n'u Rwanda numvise ejo n'abanyamakuru mu kiganiro n'abanyamakuru babaza Perezida Kagame ngo nta kuntu nyine inka itagira inyambo zagira umurage urinzwe na UNESCO. You see, nkavuga ngo rero cyuko nenanga ntiyavuze federalisme gusa kuba bagira ibice byigenga bya Kongo ariko bikurira ku gihugu kimwe. Yashyizemo n'iyo component yuko byubahirije respect agace kariya cyangwa akangaka gahuriye ku bintu bimwe gashobora guhuza gashobora uburenganzira kwanza bw'ako gace. Kandi muri federalisme uko babisobanura uko isobanukana ko simvuze ngo nini kana kubisobanura, bigabanya amatiko. Abantu ni bari economy yabo izajya muri central government ibizwi, ariko ndabizi neza ko muri federalisme ntabwo central government yatwara byinshi kurusha intara. yego Ngiyicure sibyo, kandi state zirubahana. Nukuvuga Texas ifite ukuntu yubaha California yubaha Florida yubaha North Carolina, North Carolina yubaha New York state yuwe Washington DC yubaha gutyo bifite ukuntu byubahana. Ndetse no kumenya ngo dufashe nk'urugero muri Amerika nk'amategeko ajya asohoka, dufate nk'urugero ko ibintu biri mu isi ntabwo turimo kwipromotinga. yego Aha muri state mwemera ubutinganyi, state mwemera ko abantu bakuramo inda kubera impamvu iyi, ahandi ni kirazira buri kimwe cyose. Urumva muri izo state zitandukanye bafite uko bazasobanura kwabo, gihe sinje gusobanura aha ngaha. Urumva buri muntu wese yubahirwa iby'iwabo, kandi afite right nanone niba yumva bitamunogeye kuva muri state akajya mu yindi ko basubahuje na cya gihugu. Ariko gusa tuvuge wenda niba wumva utotezwa kuvuga ikinyarwanda jyaho bakivuga, wigumire muri state yawe. Niba ushaka kuvuga uti hari itegeko rimbangamiye aha ngaha mu myemerere mu mibereho y'ubuze n'iki mu kazi jya muri state ikemera, sibyo? yego So federal state hari report ngira ngo ya Africom, izi ngabo za leta zunze za Amerika zikorera ku mugabane wa Afrika muri 2013 nayishakiye document. Iyo document ikunze umuntu uyifite azayime, ariko buriya igisirikare cya Amerika kirwanira gishinzwe Afrika, niba ariko navuga cyangwa se igisirikare cya Amerika cyo muri Afrika simbizi no kuba kishinzwe n'icyo kinayemereye kindi kigira n'ibiro state gatingira ngo mu Budage, aho kugira ngo bibe no muri Afrika. Bakoze raporo yerekana ko hari igihe nyine abajihadista ari benshi muri West Africa, hari igihe intambara za M23 zari ziri icyo gihe 2013, bavuga ko ibihugu binini byarimo Kongo, byarimo bya Nigeria icyo gihe barebaga hari ibibazo bidakaza, ariko muri za Algeria, Sudan byatutumbaga n'abajanjawide n'iki, ko ibihugu binini ngo bigorana kuyobora igihe ahanini bitameze nk'ubwo buryo ko nanga bivuga ko kurinda imitekano y'ibihugu binini bigorana cyane. So I think ubu buryo rero Nanga agaragaza nka icyo isobusyo nita manifesto imwe mu ngingo nyinshi bashobora kubaharanira, kuko ntago ari cyo gusa. At least umukongomano abamwe bavuga ikinyarwanda, aba muri Kivu yo zombi, buri hari ikintu byabunguye ntibikira amatiku, kuko yanavuze ngo ntabwo ngo ntimugire ngo ufite ubwoba bwo kuvuga ibyo ngibyo. En fait bashaka babyita balkanisation, bazabyita amazina, bashaka bagiye gute, ariko abantu bahumutse akavuga ati niba ntanga n'umusanzu, niba natanga ikina n'umwana wanjye ari muri ibi ngibi n'ikindi, ariko abantu bacu barwanira ko intara zacu zagira ubwigenge bwubahana na leta nkuru, sibyo? yego Icyo rero kirafasha kuvuga ngo ntawe ukisha zongera kutumenera kurwara, tuzigumira iwacu n'ubutunzi bwacu, sibyo? yego Ushaka icyo muri Kivu agire, ariko ugiye muri Kinshasa agahohoterwa agire state mubaza ko mutangiye kudutoteza ko bivugwa gutya na gutya. Noneho ahangaha nshaka kujya mu isesengura kugira ngo ntaza kumera nk'umuntu uri muri politike ya M23 gusa naje gusobanura aha. Buriya state yanze na independence yazamo, kuko ama state abangamiranye, urumva? yego
cyangwa akibangamirwa kurusha izindi yavuga ariko ubundi tukomeza kwigenga bicagase kubera iki kuki tutaba independent ahubwo se bawe si cyo wabonyemo ko bishobora gutangira ari state bikarangira habayeho n'ama independence kuko urumva nko muri Katanga la force katangeze ngira ngo bagira ntuze n'ubundi iyo ideologie abanyakatanga bamaze imyaka myinshi hafi 70 bashaka no kwigenga eske nibijya ku meza y'ibiganiro abakongomani bakabiganiraho ese uzabishyira mu bikorwa niba bitazanira mu biganiro ko ntabizi wenda mbari ko mbivuga ntihari ibihande bizitwa state federal iyo federalisme bamwe akavuga atari ku bundi biroze bishambuke ibyo twarane si ibingibi nk'abakatanga twege turashaka independence abanyakivu turashaka independence na cyane ko nta wamenya bidakozwe ku ngufu wenda hari n'ahantu babyanga uzi impamvu babyanga bamwe no ko hari basanga ese ni imyitubonebwe n'ibyora ibintu bya federalisme biragora kuko usanga hari intara ziba zikennye kandi zungukiraga kuki kuko nka Kinshasa ishobora kubyanga ikavuga uti ibintu biva muri Kivu bizagorana ntibahinga ntibagira gute kandi byajyaga biza biri wazi ntaki urumva I don't know ariko hari icyo twakwita nk'ubunebwe kutabyumva kimwe bamwe babumva ibintu bibangamye numva umuntu aharanira kuba umukongomani ngo iri ini ngitagira gute nka Yerusalemu ntabwo ari ubukunda Kongo haba hari ukuntu hari intara zitega izindi ubutegage nk'ubu ngubu Kivu niba ari ruguru nibuka neza numvise yeze kumva wa muntu w'umunfluencer wo muri Muventura bivuga bita oxygene avuga ko kimwe cy'icumi kibiva muri Kongo muri Kivu bigi Kinshasa NDZM yose ka contributing muri budget Kivu zigira contribution iri hejuru y'10% muri budget y'igihugu cyose ibaze mu ntara 27 gusa nta kibazo wumvamo bafite intara 27 imwe swat nord usidi cyangwa zombe ndiyango ni nord Kivu ariko nimubyibuka neza yego oxygene nzamubaza cyangwa ndaza kumwandikira ndebe ansobanurire neza ibaze 10% muri budget y'igihugu mu ntara 27 none iwanya kana wawe intambara akaba ari amatatizo buri kimwe cyose urumva atari ikibazo se nubwo mwagabana diri faso equitable urumva icyo kintu ariko niba zinabaye n'intare 5 wenda zigize Kongo cyangwa 10 sibyo yego ari abanyakivu bakoroherwa no kumenya contribution y'abari ntara ni yihe sibyo yego hakaba ubwo bwubahane ariko icyo twavuga kikita rusange de nominateur commun turimo kuvugaho nibura muri byinshi FCM 20 y'Rwanira ubu ngubu umuntu ashobora guhagarara ku maguru yakavuga numvise president chairman avuga ngo sibyo yego intambara turimo izendinga up sibyo intara zimwe wenda zishyizwe hamwe mu bunini bwazo no buto bwazo zikabyara eta yigenga yubaha leta nkuru centrale so ndibyo ngibyo kandi ikindi nanabivugaho Kongo yatangiye kubigerageza kera bigenda bipfapfana buriya ariko ndavuga n'imitego yakunze kuzamo n'imitego iteganywa na leta ya Kinshasa ko M23 yavuga ariko na leta nayo ifite ibintu ivuga buriya ngo amakuru leta ya Kinshasa bivuga ko igize amahirwe nibura y'icyumweru kimwe ikagira gisese ku butegetsi administration ya Kivu zombi yahita zicamo izindi ntara boya bashaka gukereza izindi ntara kugira ngo batesha agaciro ikintu cyitwa Kivu ibyo babikoze muri Katanga baravuga ngo province ya Tanganyika ngo Kasai Orientale Kasai whatever Ruaraba urumva Kabila yabikoze kugira ngo ace intege ibyo bintu byo kwita amazina runaka n'iki byose kandi kwisi ibyo bintu biraba kugira ngo abantu bitaga gutya babireke niba barafite n'imbaraga zo ko bahuzwa no kwitwa gutya bacishe bugufi buriya Kabila ndi mpaka musingiza ngo mukomera amashyi buri gihe yafashe Katanga ni iwabo kuko yamuzongaga icyo gihe uzi ko Katanga nawe Rwanda Moise Katumbi uyu nguyu n'ubundi uzonga abana ba Tshisekedi abakatange aforose katangeze ni ibintu nagiye nkubwira cyara yari shaba biyumva nyine nk'abantu bafite ukuntu babyiyumvamo ariko iyo divide inzo kabacamo ibice divide and rule kubaruringa biroroha izi Kivu rero Kinshasa yicaranye gutya imbugita ishaka kuzikatamo izindi ntara nyinshi cyane kugira ngo ubwo bunyakivu bwabo bagira gute bubakamukemo ntibigutangaze kuzabona province ya Butembo sibyo province ya Mwenga sibyo kugira ngo izina Kivu rekivutiye risibangane sibyo so rero nkeka yuko iyo federalisme iramutsije evidemment intara zahinduka
zimwe zikongerwa ariko ntabwo nibwira ko zagabanuka uko zingana uyu munsi. Wabona na Kivu zahurizwa hamwe ikaba intara imwe ya Kivu hakurya ngo Sud na Nord. Wabona wenda na Ituri yakongerwaho kugira ngo no East yose ifatirwe hamwe. Nta wamenya, ntabwo state zaba nyinshi ngira ngo kuruta ama province ari uyu munsi 20 ntabwo za 27 uko biri kose byabikabije. Ariko hari umuntu noneho wari muri iyi ntambara yewe n'uri hakurya yayo muri Belgique ziri muri Congo kubahanganye uvuga uti wawo noneho findi irutwa na findura. At least uyu munsi rwose ya manifeste twavugaga abantu bavugaga abasesenguzi batandukanye M23 yakuyeho agahu, yakuyeho ivara. M23 dévoilé zimwe mu bintu iharanira. Yego. Independent ntuze federal state. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Nibagiharana abantu baje komya amashyi bagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo. Hakora abavuga ngo balkanization kari n'umundi icyo kintu baba bashaka kuvuga ko barengeze bagakoma amashyi nta wamenya abantu nabo umunsi bakoma amashyi unaza bakoma yandi. Reka tubirebe rero tureka kandi kibindi bice bya DRC bizabyemera. Urumva? Cyangwa turebe ko M23 irimo kubizana nk'idaniza kugira ngo bibe amahitamo abandi nibabyanga ivuga tuko mu byanze rero mwanze ko tuba federe tugiye kuba independent kuko giye independence nyibona mu mbone za M23. Yego. Mu gihe n'abandi banabyanga kandi birashoboka ko bati no twebwe turashaka. Urumva hazaza control kuha. Urumva ivuga ngo nkaya Yerusalemu nyine ngitagabanyika. Ntidushaka ibi turashaka konga imwe debu kongore twese patata n'iki none se M23 ni habonetse ababyanga n'abitera amabuye itavuga utirira mutabishaka gutuye kuko none gukora iyo state yacu mugume muri ibyo byanyu. Yego. Hanyuma sinava kuri ingingo ntavuze Sandrine nawe ugireka ngo bazajya nsubiza twatuke mu kiganiro pe ukeka n'impamvu cyari abantu bajye babona ko Tshisekedi ashobora kuba ajya bamubona nk'umuntu wabuze ibintu bikoreka muri Eastern DRC akaba yiyobagiza birimo n'ibyo bintu byo gushinga guhindura imitegekere ya Kongo muri make uko itegetse strict uko itegetse uyu munsi. None bakamubona nk'umuntu w'umunyamayeri ibintu byitwa intambara bikitwa iki sibyo? Yego. Nyine kugira ngo azagire ikivamo ntikimwitirirwe ngo bamuvugirize induru ariko abona nawe ari wo muti. Reka bazagisubize muri commentaire kuko M23 irarwana yakwigira imbere bati nta kibazo basaza yafata handi bati basaza basinya ejo nabonaga Colonel Uringoma yari mambwira ngo ari Warungu. Urumva bisa nkaho byabere twavugaga bari ukuri. Burya nubona ahantu sina ku muhanda uzamenya ko hari ubukwe sibyo? Nubona amatente uzamenya ko hari event. Nubona ahantu harinzwe cyane uzamenya ko hari mu VIP. Burya twanahamya ko yamakuru y'amakenga ubukava ari ukuri. None bura ugiye wabyemera. Nagiye icyo ntemeraga no kubitangaza. Sawa. Icyo ntemeraga no kubizimura naho nari mpagaze. Naho haba segenda hazi. Ariko kuba amatsinda y'abakomanda bakuru ari majagajaga ku gace ka Sud Kivu biragaragara ko n'umukuru waba ari hari kuko ntago umukuru yagenda ngo musigare mwidegembye. Timu ya communication, timu technique, timu muba mugomba kujya aho hantu. Yego. Ubwo bawuri ingoma namonaga ko na Colonel Fred Nyirango basangira n'abaturage ibyo kurya bicaye hasi ko video warakabonye nta kubabonye ndaje nkaguhe. Urumva nakise nkeka ko bangoma hari abari bashobora kuba bari hafi na komanda wabo bavuga bati kandi niko bigenda ntabwo babona umuyobozi mukuru agiye ahantu ngo abaminisitiri basigaye bidegembye mu office bose barakurikira. Nkimara kubona Colonel ngo Uringoma muri Sud Kivu nahise mbona ko hari ikipe ya M23 agiye na boss washobora kuba yaherereye koko. Ahubwo tukibaza ngo bibaye ukuri koko haba hagamijwe iki? Bamwe baravuga ko Uvira ishobora kuvamo très bientôt. Urumva bamwe bakabona ko hakwiye kuzibwa icyuho nyine cyakunze kuba hagati ya twirwana na M23 mu buryo buri physique kudahuza ubutaka. Ni impamvu Warungu na Mwenga uboza ureba byibanzwe ndebere kuri Twitter niba na Mwenga itarafatwa kuko baraye kuri metero 3 byayo 5 gutyo aho usanzwe ahantu buhareba aho usanga aho hafashe kandi FARDC yari rukanse yamaze no kwasahura. Ubwo usigara wibaza barimo bacekinga abutasi bwabo reconnaissance yabo ibirebi byaba bihari nk'imitego kugira ngo bahinjire. Ndaje ndebe turava mu kiganiro twacekeza itaba yafashwe. Yego. Yewe na Uringoma dushobokeye twaza kureba niba twamubona. Reka twikomereze ku yindi ngingo.
ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe, urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye, ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye, igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace, ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa. Abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 07844378 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace.